Shalom, shalom. Ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina banita Evangelist Daniel Gitangaza. Ndagira ngo nongere ngusubizemo intege cyane wowe unkurikiye, cyane wowe untegereye, cyane wowe ukurikirana ibiganiro zacu aho ubuherereye hose. Ndagira ngo nkubwire iki kintu by the way. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. I know bishoboka yuko byanga bikunda abaguca intege ntibazabura, abagusubiza inyuma ntibazabura. Rimwe na rimwe abuzagisha inama, arabuzagisha inama bakubwire ko bidashoboka, arabuzagisha inama bakubwire ko wowe muri famiye y'iwanyu bitigeze bibaho. So uzahura na challenge nyinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire, ntuzigere uhagarara. Bibiliya iravuga ngo keretse abava mu masezerano nta mpamvu. Uzirinde kuva mu masezerano nta mpamvu. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagikora uko byagenda kose. Abantu babishaka, abantu babe batabishaka. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe izagikora. Icya kabiri numva nshaka kukubwira, igihe cyose winjira muri promise cyangwa igihe cyose winjira mu masezerano, Satani nibwo akurwanya kurenza uko yazaga kurwanya. So iyo umukobwa ari mu gihe cyo kwinjira muri mariage, afite fiance, barimo batangira kwinjira mu gihe cya mariage, nibwo Satani atangira kugaba ibitero. Bibwira umukobwa yuko ibintu arimo bitazakunda, bibwira umusore bikamwongorera, bikatangira kumutera ubwoba, bikamwereka ko inkwano itazaboneka, bikamwereka ko imiryango itazafunguka. Cya gihe umuntu atangiye gukora business, nibwo ibitero bihaguruka. Dayimoni akajya kongorera akakubwira ni ibyo bintu ugiye gukora ntacyo bizakumarira, uzahomba, tuzacuruza. So izo ni challenge zose tuzaduhura nazo iyo dutangiye kwinjira muri promise. Iyo Imana yakubwiye ikintu, so iyo utangiye kukinjiramo nibwo Satani atangira kukurwanya. Icya kabiri, iyo Satani igihe cyose uzaba utangiye gukora ikintu ukabona Satani atangiye kukirwanya, nuko icyo kintu kiba ari true. So for example, ushobora kuba ukeneye gukora mariage, ndi umusore nkeneye gukora mariage. Iyo ntangiye kwinjira muri promise ya mariage, nibwo ntangira guhura n'urucantege, nibwo Satani atangira kunyereka yuko ibyo bintu bitazashoboka, nibwo abo nitaga inshuti batangira kunaniza. So bakampa ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ibyo ndimo bidashobora gukunda. Yego umuntu ashobora gutekereza ibyo, ariko Imana izi ibyo yibwira kutugirira. So niki nshaka kukubwira, tuzacika intege cyangwa ngo unanirwe cyangwa ngo usubire inyuma ngo bakubwiye go, uzakomeza ugende kugeza umunsi uzagera ku ntsinzi. Igihe cyose umanitse amaboko utaragera ku ntsinzi, uba uvuye mu masezerano nta mpamvu. So gerageza ugume muri promise, amasezerano ararwanywa. Igihe cyose ubyinjiramo, winjira mu mvugo y'Imana, uzarwanywa, bazakwanga, famiye izakuvaho, inshuti zimwe zizagenda, ariko ntabwo uzabura abantu basigarana nawe, bazahagararana nawe. Wowe rero icyo usabwa ni iki? Ni ukuguma muri promise, ugakomeza ukagenda. Ibindi Imana izabyikorera. Shalom.